Yeah, what's pop, our lovely family on MJ Empire. So we are back. Yeah, today tugarukanye n'icyo bita debate. Ngira ngo hano hanasiga ibibazo, hano hari ibibazo byinshi. Niyo mpamvu twaza tuvuga ati no munsi n'umuje ntaza kumuhondagura, mitagifashisha abavandimwe na mushiki wacu. Reka bivuge si ngombwa mbavuge. Yeah. Amazina nkuko yewe nitwa. Ni Stone, ni Kana Kimana. Ewan kabisa Stone uvuga nkoranyambaga zose nawe wakivuga muvandimwe kazi ngiye ngisanzwe ni kumuhoza Diane ariko ko mugira imbaraga n'ahandi hose mugira imbaraga ariko abajene zikuntu baburana uraje waye abajene sende ukurusha so kandi none basi umuntu akabona ari kuvuga ibintu byanyabyo rero bavandimwe muti tugaruganye debate imeze gutya imeze gute vuga stop tubwire no kuvuga ngo yenda n'abakurikirana ikiganiro nacyo bagomba kubigiramo ibitekerezo bagatanga akantu kakamwisha ukuntu ariko twebwe tugarutse twibaza tunaganira ariko ngewe uruhande ndiho ndaruvuga nyuma nta kibazo banze tubwire ejo bundi natembereye ahantu kwa kundi umuntu akubwira ati ndagufana nagukunze rwose ariko ugasanga uwo muntu ngo yakumenya akiri umwana kandi arakuruta urumva ariko ni umubyeyi afite abakobwa byibuze afite abakobwa batatu n'abahungu babiri n'abana batanu ariko narahageze rwose mbona afite umwana w'umukobwa ufite impano pe ushobora kumbaza ngo nayiboneye ariko ngewe yarambwiye ati impano imeze gute yo gukina filime yego nyine nibyo nari ndimo ndavuga ntiwambaza ngo wayiboneye ariko ngiye yarambwiye ngo yaradufanaga akanigana n'utuntu twakoraga wareba ukabibona ko arabona ko umushyize anigire rero ko umuntu ari mwiza ko bashira umuntu ntiyayibura noneho rero reka ako tugasimbuke uwo mukobwa ngiye gutaha nibwo yambwiye ati se wavugishije Mary mukankira muri sinema yego avuga ni rero niba aribwo bufasha ukeneye nge nabikora mbanegereye mama we muri kwa gusezerana by'ubupfura ndavuga ni se mubyeyi ku mwana wawe numvishe akunda ibintu turimo wamuhaye amahirwe ko nanjye ndi hano namufasha tugafatanya tukava ku rwego runaka tukajya ku rundi nk'imubwira mbona umubyara atarutse byatari mbona aranarakaye wishimaga atangira guhekenya amenyo ndavuga ni se mubyeyi ko nivugiye akantu cyari igitekerezo ariko n'umwana niba nanamubeshya arahari yabivuga mwana avuga ati mama ndabikunda umbabariye nge najya gukina ngajya hano sinajya no bintu by'amageto umwana atarasoza njya kumva nyina ati ziba mbona bifashe indi ntera nibwo namaje ni se mubyeyi tuvuze nabi arambwira ati Stone na bagenzi banyu ndabakunda ibintu mukora ndabifana ndanabireba sinaranarebye filime cyangwa comedy ariko ibintu bambwiye bibera muri sinema ntago nashyiramo umukobwa wanjye niyo yaba atazi ubwenge haswe nyine uyu nguyu uzi ubwenge bakubwira iki ibikirere ibyo bintu bamubwira muri sinema muri kwihuta ariko reka mbabwire nanjye nahisemo baza impamvu nyine ahise ambwira ati ikintu cya mbere bambwiye ko nta mukobwa ujya ukora izina rye rikava mu bigo nyine ni ukuvuga ngo nta mukobwa uza yitwa n'urugero ajya yitwaje imana niba yitwa Diane ngo Diane ahaguruke akinira i Kigali agere Nyagatare kuri televiziyo cyangwa ku nsanganyamashusho amenyekane atagize ate atabayo yaruswa ya cyakintu cyangwa se ruswa y'igitsina reka kuyitsinda kumva ngiye muhana ingero z'abakobwa bamwe na bamwe bagiye bagafata aravuga ati we nta makuru ufite nta makuru avuga rero bavandimwe icyo kintu nagitahanye gutyo ndavuga ni reka nze nyiganiza abavandimwe ntumve impande za uruhande bariho uwo mubyeyi uramushyigikira ko nta mukobwa upfa kugafata atagize gutya ngewe muvandimwe Stone ngiye rwose namaze kubyumva neza uruhande ndiho n'urunguru rumeze gutya kandi ni nako kuri muri sinema nta ruswa y'igitsina ngo yabyumvishe neza ibyo nakubwiye ngo yabyumvishe neza nabyumvishe neza wowe urinjije bro kamubwire
utariyo Kezi ntabwo urinjije Soma turi nabaza mushiki wacu Turimo muri turaganira. sinema harimo ruswa y'igitsina cyangwa ntayirimo ntayibamo ntayibamo mbese ni itegeko ngo igihe cyose ko umuntu agiye muri izo sinema stop atanga si itegeko ariko ikigaragara cy'abakobwa bose kugira bagafate erega Kezi kuba nk'umuntu umwe yaba yaragiye agatanga iyo ruswa y'igitsina byifata sinema ngo biyihindanye biyihe ariko isura Diana ari guseka nk'umuntu ufite amakuru ntabwo ndi guseka yebyo ndi kuvuga uri seriye ko kuzamuka bidasaba ubundi ntabwo buryo bisaba ubundi buryo none nk'iyo myumvire none se uri kuri uruhe ruhande njyewe uruhande ndiho yewe twumva uruhande rwa ababwiye ngo ngende avuga nyuma tubwire ariko uruhande ni ukuvuga ngo byanze bikunze ndi umuntu utekereza kandi yenda atari neza cyane ariko neza sibyo uri n'umuntu umaze igihe kinini muri sinema noneho yego reka twibaze muri uru Rwanda rwose kuki abakobwa bakina filime cyangwa igitsina gore ari bake kandi bazi ko ari bo benshi muri iki gihe baracitinya bamwe na bamwe impamvu ya mbere noneho uretse nsoze nanjye impamvu imwe murakomeze banza usoze ikindi nagiye mbona cyangwa mpura n'abakobwa benshi batangiye sinema bifuza kuzamuka ngo bageraho abandi babona bageze ndetse banaharenga ariko ntabeshya imbere y'Imana benshi ni abafiyemeri ni ukuvuga izo nda bazikuye muri rwa rugendo baje muri sinema ari abafiyemeri bande ndaguha urugero Nana muri Kiramani yajemo n'ubundi asanzwe we ni wamumenye uretse gato Peri yajemo n'ubundi asanzwe ari umufiyemeri ari n'abandi benshi ingero zirahari Rufonsina n'abakubwira umufiyemeri bituma udakora sex icyo turi kuvuga ni uko ruswa nawe yarashatse kuvuga ko nabo bantu babaye abafiyemeri ngo byaturutse sinema neva banza wumve wifata ibintu ngo nuza n'ijambo ngo ni benshi uraba wishe ibintu ahubwo wowe umuntu ashobora gutangira kubwira ngo abahungu b'intwari muri iki gihugu dufite ngo ni Kalisa ngo ni Rashidi ngo ninde ngo n'abandi benshi banagwaga ingero mu by'ukuri dufite n'ibigwari filime turimo cyangwa se sinema uru ruganda rwacu yego tubyange tubyemere biragoye kubona umukobwa uresista imyaka 15 akazashaka neza mu buryo ashakamo hatagize umushuko nawe wavuze iminsi 15 ashaka gukina Kezi umaze igihe kinini muri sinema yego nyuma n'abakobwa bangahe wowe uzi ku giti cyawe urashaka ngo abavuge se uretse gato ntabwo mvuze ngavuga amazina wowe ku giti cyawe watse ruswa y'igitsina njye mbaga kuvuga ngo barayanga ukambaza mbe nambere se warayatsi wowe nanjye nicyo ndi kukubaza nyine njye rero ukamubwire njye si no kuvuga ngo ni abakobwa gusa n'abahungu barahari nk'ubu ngubu njye nagiye gukina umumera ashaka kumfatiranya ndiruka umuntu ari rukanga bibaho cyane ntabwo ndi kubabesha yitwaje sinema kugira ngo ajya gushyira muri filime dore uburyo bigenda umva Sumaye dore uburyo bigenda usanga nyiri filime ari umugore kumva kandi ibyo bintu nubwo ari kuri Kezi gusa bibaho byakubayeho nabonye n'abandi nyine nabufite n'amakuru y'abandi benshi ugasanga producer aho twita producer ni umugore ariko noneho filime afite we yatangiye afite igitekerezo cy'uko inkuru hazaba harimo umuniga mwiza n'umubebe mwiza bahure bakundane n'iki n'iki yego wa mutipe mwiza akaba ari ujya kumutoranya bimwe bitwita casting ariko projet gitangira ahubwo ukajya usanga wa muhungu arangiza gukina agatana na producer wa mudamu ese babagiye siko bimeze noneho ya filime twebwe nk'abakina hari abantu ubundi babizi ko abakinnyi ba filime harimo ibice hari abasapota hari abateri noneho twebwe abasapota bari nyuma ya rwa rukundo inkuru yubakiyeho twe tukaza dukurikiye ya story turi gukina twashyizemo n'imbaraga ejo bikaba birapfuye ngo bipfiriye ku mwakiteri umwe na producer none se niba producer atari guhemba neza umwakiteri ntabwo ari cyo kibazo ni ukuvuga ngo mu by'ukuri hari filime yenda njye natangiye sinayivuga izina ntuyivuga amazina nta kibazo uvuga amazina nayitangiye mbona ifite akazoza rwose ariko iyo filime yapfuye kubera ibyo bintu producer aravuze ati wa muhungu wari umwakiteri byageze ahantu amubwira ati genda gukunda
tumukunda bya nyabyo ati niwemera tuzadukora filime tujye no kwerekana no hanze uretse atariko niba utabyemera ngewe n'ibi filime nta kintu bimariye nashaka umusore kugira ngo njye nishimisha kubikora no kwishimisha ubwo nubyemera uraba uhaye ndakubaza ikibazo mitemo n'umwanya Diane wenda nawe agira ibyo gusobanura kuko nawe ari muri industry kandi ntago yimazemo igihe gito cyane ese Stone kuba umuntu umwe yagukora ibyo bintu akavuga ngo ngewe urumva umuntu ntago ari umwinvestor bya nyabyo kuko urumva niba we yaraje aje kwishakira mu dusore uretse niba yaraje aje kwishakira mu dusore akakugwa akavuga ati ngewe Stone rwose filime burasiyo manza amaso cyane ikintu kireba nuko waza tukareba uko tuzatwigenza cyangwa ukaba wamiye ruswa y'igitsina kugira ngo nanjye ngomeze ngushoremo akaba yarabigukoza ari umwe bivuze yuko muri sinema muri rusange furu hose harimo ruswa y'igitsina ishobora kutaba hose ariko reka manze nkubwire nawe urabizi hari umunsi ujya ubaho nk'umukobwa ari kwandikira wenda umudirector umuntu wandika movie nyine tu yego hari ikintu atamubwira akimara kumwandikira atamubwira ati none wowe shaka umunsi uzaze mu rugo turebe nimba ubishoboye turebe bose hari abantu baherutse gutegura casting bayikorera kuri Grit uyenika ibyo birashoboka ninga ari kuguha barahari bene ntabwo casting zose ari aba bose bajyayo reka twumve Diane reka Diane de point je ikintu ndi kwibazaho mwatiyo comment cyane ubusenge ko mfite umwana kandi izo filimi ko nazijemo mfite umwana uretse gato birashoboka ko izo filimi nazijemo yendi iyo ruswa y'igitsina nkayitangira kugira ngo ninjire muri filime cyangwa se umuntu kwinjira muri filime ari umukobwa bivuze ngo iteka ryose ko agiye kwinjira muri filime biba ngombwa ko igihe cyose aryamana n'abo bantu bagiye kumwinjiza muri izo filime agiye gukina wowe uri kubaza ikibazo wapa ariko ahubwo aravuze ngo uretse gato keze aravuze ngo njyewe naje muri sinema n'ubundi nsanzwe mfite umwana ubu ngubu umuntu uzabona ne mfite umwana kuko mbaye hiti azavuga ngo dore nawe uretse ako kantu nakuvuze ako kantu uvuze nako ese wari ubizi ko nabyo ibyo nabyo bihari byeze ko umukobwa ubuzima bwacanze n'ibindi ahita ahungira muri filime ngo nibyo urabyizeye ko yashaka kwinjira muri iyo ariko yahise yijyamo ku kanya bigakunda cyangwa arabanza akabona umuntu Diane irumvikana ariko nanone sibyo Diane nta bakobwa muziranye batangiye sinema ubu bayivuyemo kubera icyo kintu ubu nyine uvugisha ukuri ubizi kandi ntabuzi sinzi okay reka ngiye mubwira ikindi kintu so cyo gishoboka n'ikintu kuganira reka ngure ikindi kintu bishoboka ariko birashobora kutavayo birashoboka ariko umva nyine banza wumve ushobora kudakora icyo kintu ngo wenda ngo utange ruswa y'igitsina nutabikora ari cyo kintu kugira ngo uzamuke bizakuvuna kuko icyo nzi cyo banza ngira umukobwa kuzamuka umubwire ibintu mwe muri kwitiranya ibintu hari abakobwa baza muri sinema akaza tagati atari kuza gukina filime akaza muri sinema aje kwishakira kuba hiti ngo yishakira abadiaspora uwo muntu uje muri sinema nanjye muri ibyo bintu byo gutanga ruswa y'igitsina ntabwo bikwiye kwitirirwa sinema muri rusange ko ngo harimo ruswa y'igitsina niba umuntu we uretse gato niyo ataba ari muri sinema akajya no mu bindi uwo muntu n'ubundi ruswa aba yayitanga turumvikana yayitanga nyine nicyo rero kukubwira ntabwo kuba umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu baza bagatanga iyo ruswa y'igitsina cyangwa umwe babiri batatu ma producer basaba abantu ruswa y'igitsina ngo bite bivuga ko sinema yose mu Rwanda ngo harimo ruswa y'igitsina kugira sinema yose ariko umusaba bishaka kwijijisha nawe urabizi neza ko uwo muntu nawe cyane umwe kwijana mu Rwanda producer ubundi abakobwa barabayobya se gusa abo kugira ukine wageze ngo warakina utabanje no kujya gutabwamo mu rugo bakakuba amaguru wibeshya kizo yaho rwose nabo twakwemeranye ukuri guhari ku mihanda reka tubishyire muri ya mvugo y'ubu ku mihanda ukuri guhari eno sumayi kugira ngo tubyoroshye fata mu myaka 5
ishize iyi cyangwa izaza 5 ishize iyi ishize wavuga abakobwa 10 baperforminze neza muri sinema 10 wabavuga kubwira Aisha wono Aisha okay twagiye umwe numva ushaka kubita tugende nta kibazo Maya sumuzi Maya sumuzi babiri Saranda 3 Derise barakina na basaranda ni gutamuzi nyine nikosa ryawe naga ari rijyanye uramuzi saranda nose ni umuntu ariko ryacu ndetse ni twari niwo umuntu akinye muri filime wese barakuze abantu bose bagiye we nuzikina bose barakuze nyine nuzikina nyine nanjye ndavuze nikosa ryawe ntabwo bose bakuze ntabwo bamenya abantu hari level turebera ku muntu yakoze imyaka 5 ubundi kumva ufashe Maya ugafata Nyambo ugafata Aisha ugafata Madederi kumva ugafata Rufonsina yego ndimwatwise se uwo Diane simuzi rwose nakubera bahavu Peri nawe hari urwego ataragera ese Peri na Nyambo wabagereranya ntabwo wabagereranya uriya Peri mufatangana nuko mwavuze 10 nuko ngo ngiye hari level nyine umukobwa aperforminga bavuga ati uyu mukobwa yonyine bite n'ibintu akina ntabwo inyuma ye hari bya bintu byo kuvuga ngo hari uwamusunitse kubera ko yagize gutya ngo hari uwamugize gutya kubera ko nyine ubuhanga afite bwarazamutse wabibwirwa n'iki uri kuvuga ngo wabibwirwa n'iki no kuvuga ngo ubundi niba muri sinema dufite abakobwa 500 sibyo byibuze mu myaka 5 twakagombye kubona abakobwa b'abahanga 100 sibyo yenda twavuga ngo 400 harimo 200 b'abasupporta n'abandi 200 baguye inyuma basubiyeyo ariko 100 twaba tubafite sibyo ariko uzi impamvu nyine tubona abakobwa ubara ukageza ku 10 utangiye wababuze batanu utangiye gupfundikanya ushyiramo n'abantu nicyo kibazo kuvuga ngo ikibazo ahantu kiri muri kw'icyo kintu udore kiri ahantu ikibazo kiri kw'icyo kintu ikibazo ahantu kiri abakobwa ahubwo bakobwa rwose abanyarwandakazi reka mbabwire abakobwa bacu bo mu Rwanda mutinyuke muze muri sinema ni nziza mureke gukomeza kwitinya ibyo bintu bababwa ngo ruswa y'igitsina hari umupapa w'inshuti yanjye ukomeye sinatinya no kumuvuga ni umusirikare kumva yabyaye umukobwa mwiza pe ku mugore we mwiza ugafite umwana mwiza afite umwana mwiza nyine nanjye narahageze umva wayiture kurira utuntu yanguriye utuntu ndarya kaje ndamugana ariko se uyu mukobwa wawe wazamuzanye mu ruganda ahita avuga ati wa musore we twapfa n'ibindi ariko umwana wanjye izi story nuri kuzihiba oya ntago ngende guhima we yarambwiye ati ibisuma bambwiye by'ibidirector biri muri ro ruganda urahagera biba bimeze gutya bitegereje akayobe kamanuka ati kandi ngiye bakimbira ngo yamukoze no kwitako ni isasu byo mu mutwe bakamufunga none se urumva utarera kugira ngo nifungishe umwana wanjye namujyana muri biro cyangwa akajya kwiga ibindi bintu filime zanyu mukajya muzikina tukazireba none se urumva iyo atari impact mbi kuri sinema nyarwanda ikibazo kiri muri sinema kandi icyo kibazo n'ababyeyi benshi bagifite ikibazo batinya kohereza abakobwa babo abadirector muri sinema n'abasamba director by'ibikoko hanyuma se reka ngo baze stop dufite mu Rwanda filime nyinshi pe zinarebwa reka tuhere kuzirebwa filime nyinshi zirenze nka 50 zirebwa zirahari zifatika kabisa ubona ko iyi filime zirebwa kandi zikinwamo n'abakobwa 50 filime 50 ntazo babura ntabwo zabura sawo isicano nyine navuze igihugu cyose cano 50 wazikura cano 50 zero filime zirebwa byonyine Kiramana afite 5 muri izo ngizo Kiramana afite 5 zirebwa zirebwa zihe niba utazizi zivuga filime 5 ziramana filime izwi ubu rero uyu mujene Bayati sibyo The Devils wenda na Devil kiji filime zirahari mubwire nindi se ntabwo abona filime 50 azabona ubusa nuko arazibura Spy mubwire nindi se ararisa izo ni oya nje ningero ndukuzimba reka ibyo tubirenge n'ubundi ntabwo aribyo twariho shaka ko ari umufana wa Kiramana reka ibyo tubirenge niba uri kuvuga ngo ababyeyi hanzanga bafite ubwoba bw'uko muri sinema harimo ruswa y'igitsina wongeyeho yuko natwe ubwacu abakiteri turi kubura abakobwa bo gukinisha kubera icyo kibazo kandi nikinariho udashaka kiriho nge rero ntabwo nemeranya n'aba bajene kubera yuko nzi neza yuko sinema nyimazemo imyaka irenga 5 nyirimo
bivuze ngo ibintu byinshi byo muri sinema ndabizi ntabyo nabonye byari ukomeza reka mubaze akabazo yego wibaza impamvu ujya kubona ukabona Nyambari muri filime 8 zose mu gihugu uri kumva ejo ukabona yishari mu zindi filime 5 ukabona abo bakobwa twavugaga nibo bari kugaruka mu maso yawe nta bandi bantu bashyashya ikintu kibitera abantu benshi hanze ahanga ntago bagikeneye gucreating abantu bashyashya bo araza muri sinema uretse gato araza muri sinema akahita avuga ati ngiye ngomba kureba umuntu w'umusitari kuko niwe uri butume ibintu byanjye bicuruza vuba akahita agira gute nk'ubu nka Diana aracyari mushyashya muri industry nubwo ataramara igihe nyine wenda si gito ariko sinakinini cyane kuko ntara boosting nk'ubu nka Diana ugasanga uyu mukobwa azi gukina twese murabizi ko azi gukina ugasanga nka Diane ni wamuhamagara ngo mwaproaching umukinisha kubera iki we wishyizemo ko nyine ngo wakinishe Nyambari bwo warebwa ngo wakinishe Aisha bwo warebwa we yarukurebwa urarebwa nyine kuko bazwi bafite amazina manini none se ni abantu bo muri sinema ndababwira mwese muhereza amahirwe abandi bakora abantu bashyashya ariko nabo bafate neza kureho cya kintu turi kuvuga hano rega kuba abantu barahari abantu barahari icyo kintu mwebwe mwagitewe cyane mwumva ko aricyo mugenda mugarura ubu nta mukobwa wavuga ati ngiye muri filime ngiye kubyikorera ku giti cyanjye mbyihigemo ubwo bushobozi mbwishakemo kandi bahari bafite amacane barahari bafite amacane abo tubona ntabwo bakuru nk'abo ba Nyambo muri kuvuga ariko urakoze cyane ninde wundi utazwi ninde wundi utazwi ufite kugira ngo Nyambo ya muri Steamed bo Nadia afite channel sinzi nimba reka uzi kugira Nyambo yo kurira channel yiwe yaramaze kuba umustar oya n'inyuma yafite ukuboko kwa Kera yarafite n'ukuboko kuri kumutunika ese kiragiye rero nicyo ni yanatanga ako ntabwo bivuze ko niba Kameramani ari kumufasha ntabwo bivuze ko ari uko baryamanye iyo ruswa yahita ikintu turi kuvuga haje nk'aba director nka 5 cyangwa 10 bafite umutima nk'uwa Kira usunika umuntu utitaye kuri feedback utitaye tubonye aba director bameze muri amujene uri kumva nyine nukuvuga ngo twe umuhagize umukobwa ubona umudirector umubwira ngo tugiye gukora filime imeze gutya ndagwa n'igitekerezo kirimo kano kantu nyuma ya shooting bagataha bikarangira ibyo bintu bikaba umwaka umwe 2-3 kandi ari byo abo bakobwa 100 twaba ariko stop uretse nago bivuze ko singombwa ngo aryamane burana Kira ashobora no kuryamana n'umuntu mwandikira Kira amubwira ati utaza sinde bugushiremo impamvu nge mbivuze akaryamana n'umukameramani impamvu nge mbivuze yenda Kira twe turamuzi kuko turahanga niyo yaba yenda yacikwa yagira gute ariko yabona ari umuntu umufitiye inyungu nawe afitiye inyungu abavuga ataho kugira ngo mwangize niyangize cyangwa nangize na life yanjye cyangwa se n'izina ahubwo ngereka nkufashe nugerayo muri cyagenza wamfita akabando ni wowe uzagira ute uzanzamura ibyo bintu rero muri sinema yacu bifite bake nacyo kibazo dufite twe oya ahubwo ikintu cyonyine nemera kitari muri sinema gikwiye kujyamo ni ikintu kijyanye no gusapotingana urumva kijyanye no gusapotingana niba ubonye nka Kezi yakoze agafilime keza ariko byaranatangiye nibonye nka Kezi yakoze agafilime keza mupostingira umupushinge kuko niwe next star niwe muntu ejo nejo bundi uri bugire gute nawe uri buze gukora agafilime akagusharingira ibyo tubigiyemo umuvandimwe cyaba ikindi kiganiro ubu hari imvuga ivuga ngo ufashe ugufasha ishari bari ishari no gufasha ntajye ngo abantu bo kure muje tuza iki indi debate ni kwishyira riba muri cinema no muri industry byose Sumayire noneho tunasoza sibyo tunasoza ndabaza akabazo kamwe buri muntu uri hano sibyo n'igisubizo kimwe nkubanza nta kabazo kamwe n'igisubizo kimwe sibyo ubyaye umwana w'umukobwa akakubwira ko akunda gukina filime wamushyigikira kubera iki namushyigikira kubera iki impamvu wenda ndavuga nk'impamvu ebyiri impamvu ya mbere sinema nge nyirimo uri kumva muri make mfite uburyo bushoboka bwose bwatuma musapotinga nziranye n'abantu bagiye batandukanye byakoroha kumupushinga icya kabiri cyatuma mushishikariza sinema ni akazi hari ukuntu abantu baba bashaka kubifata nk'ibintu by'imikino biri aho ngaho umuntu niba yaza agakora sinema akagura imodoka akagura inzu bivuze ngo n'umukobwa wanjye namushyigikira akaba yabyaza impano yabaye ayifite agatera imbere kandi bikagenda neza cyane Dia nawe muzeho ukunda filime yego cyane ukunda sinema muri rusange ndazikunda ufite umugabo akaguha igitekerezo cy'uko mwese mugomba kuba abactrice n'abacteurs wamushyigikira akagusanga muri uyu mwuga ugendeye uretse
ibintu bisubize witonze. Wamushyigikira mukajyana muri uyu mwuga agusabye kujya ahora muri kumwe muri buri poroje ugiyemo, wabyemera cyangwa wabihakana? Kubera iki? ntabwo nabihakana. Kubera icyo utabihakana? kubera ko impamvu natabihakana naba narasanze akina sinema cyangwa ngiye akaba yarasanze nzikina, kandi nongeye tujya ubwo twarahuye yaza twazicara tukaganira akamenya ko navuze ngo ufite umugabo wowe ukinira sinema cyangwa uri muri sinema akakubwira ngo ndifuza ko twajyana muri ya sinema ariko twajya dukina muri poroje urimo, nanjye nkaba mpari muri make kuri set akajya bahari nawe yaje gukina ari gukina muri iyo poroje akabigusaba, wabyemera cyangwa wabihakana? nabyemera cyane, namureka akaza, ntabwo byazakubangamira, nta kintu byambangamira ko naba nagiye muri sinema nta bindi birenze naba nagiyemo. Keizi nawe yageza akabona ko nta birenze. ikibazo cya nyuma, Keizi uramutse usanze director bashinja gusambanya umukobwa runaka, mufite icyo mupfana ukabimenya, yego uwo muntu wamurega cyangwa wamugira inama? sanze ari nk'umukobwa uvuga ko umudirector wamufashe ku ngufu ikigena cyangwa wamusambanyije, ariko umudirector ugasanga ni ari mwene ufata ku wanyu. ngufu, kuko hari igihe sibyo, hari igihe nk'umukobwa ashobora kuza wenda nko muri sinema nk'iyo sex ikabaho cyangwa se iyo ruswa wenda y'igitsina ikaba ariko batamufashe ku ngufu babyumvikanye. Hari n'igihe ashobora kuba yamufashe ku ngufu ku gato, ngewe ntabwo gufata ku ngufu nakurega, ariko ngewe nsanze ngo bakoze ngo sex ubukungu yamubwiye ko azamwandikamo role nyinshi, ibyo ni ibyabo sibyo. Kuko yego utandukanye ute ku ngufu n'ubusambanyi twabyita bushake? ubushake ku ngufu ni igihe umuntu yagiye kurega, ni igihe umuntu avugije induru, mbega ni igihe umuntu yakoze ikintu atabishaka wenda umukobwa sibyo. nk'ubu ngubu hano umuntu babaye bari mu nzu bamufashe ku ngufu twabimenya, ashobora kuvuza induru tutabimenye, uwo mukobwa ntabwo yaza kugira ngo yagufashe ku ngufu kuko ibyo ntabwo bishoboka. Murakoze rero aho kuri MJ Empire, nibuka mukanda subscribe rwose, mukomeze mudushyigikire kandi naho mugezeje mudusapotinga turabashimiye. 120 bigiye kuzura, mukomeze mukande na miliyoni tuzayegeraho turi kumwe namwe. Murakoze cyane kubera Imana.